Koreramo n'ibibazo gerageza ubu feel free tubwire ibyo bibazo byari bimeze bite birakomeye ubwo ni ukuvuga ngo ubwo kuri wenda mu Mutara wenda we yabasha kunyumva ashobora kukumva akamfasha byibuze nkabyara hazakomezanya n'ubuzima wenda narabyaye ubuzima bukangora byibuze nkagira naho mbyarira ukimara sorry gato ukimara gukubitwa icyo gihe ukubiswe nibwo banakwirukanye kitatu ku gasozi twite ntabwo byari byoroshye wigira inama yo kujya kwa nyogokuru wawe uvuga ati wenda wazanyakira yego ntabwo byoroshye ihangane tuganiriza tubwire bibaho ngaho azi ko mutwitiye igihe cyaje kugera hashize amezi 2 nibwo yatangiye kumbwira ngo agiye gukorera mu ntara ndamubwira se ugiye gukorera mu ntara uzamarayo igihe kingana iki arambwira ngo nzamarayo ibyumweru 2 oya ntabyo nari narababwiye nari naracecetse nk'umuntu nyine uri kwitegura kujya kubana n'uwo muntu mvuga ndaceceka kuko yari yarabyemeye n'umugabo atazampemukira nyine yagiye amarayo ibyumweru 2 turavugana umunsi wa 5 ntabwo nzabyibagirwa mu buzima niyo tariki yangoye yaragarutse agaruka i Kigali yabaga hari Kicukiro agaruka i Kigali agarutse i Kigali ndamuhamagara ariko urumva ungiye yari yarambwiye ko yagiye mu kazi kumbi ari muri plani wiwe yo kwigendera ariko nge ntabizi arimo araguhunga arimo arankata hari ukuntu umuntu agukata ntabikwereke akakwereka ko mukiri kumwe yaje kugera gutyo nyine ndamuhamagara uwo munsi twavuganye muri iryo joro ariko wa 5 kuwa 6 telefone ndayibura yajyaga akunda kumuhamagara mu gitondo ambaza ukomeze kuwa 6 ntiyampamagara saa 3 biragera numva ubwo buranyishe abase uyu muntu utampamagaye bimeze bite kandi nzi ko yaje i Kigali akaba atampamagaye ikindi gihe yarasanzwe amamagara imitima ikubana myinshi ngiye kugura amayinite ku muhanda ngo muhamagare nsanga phone ntayiriho ndabanuye umuntu banza yashyizeho code ntira n'indi telefone ndamuhamagara noneho barambwira ngo iyi nimero ntayiriho sasa rero noneho ndasara mu mutwe ntangira gutekereza nta wundi muntu ufite wo kubwira ikibazo cyawe wari ubizi ariko hari umukobwa w'inshuti yanjye witwaga Jeannette nari narabwiye uko byangendekeye arambwira ati se basi yupfa no kumira utunini urumva ntabyo nari nzi ibyo byari byararengera by'ibinini ntabwo ari ubisobanukiwe ubwo ndamubura nza kubaririza mu nshuti ze barambwira ati se ntabwo wamenye amakuru ko yagiye hanze numvise indangiriro ntekereza ukuntu mu rugo nta muntu n'umwe ubizi ko ntwite wa muntu wakwijeje kugufasha ati n'umuntu wanyijeje kugufasha aragiye ntekereza ukuntu bizagenda nkajya nirirwa ndira nkarara ndira mbese ubuzima bwanjye noneho buragenda noneho busubira hasi ntekereza n'ukuntu nakomeje kwiga amashuri yanjye ahagaze ibyo byose ndabitekereza noneho numva ndasase umutwe yaje kugenda nta n'ikintu na kimwe yigeze ansigira nta n'igihumbi byibuze yigeze ambwira ati akira wenda uzagire n'imbuto yagiye atagusezeye muri make yagiye atansezeye nta no kuvuga ati fata n'amafaranga wenda 5,000 uzirwariza aragenda nimero ye ndayibura neza ubwo mu rugo
ndabihisha noneho n'abana ngiye kubihisha noneho ku buryo nta muntu uzamenya ibyanjye nishake nzabyare. icyo gihe nicyo nari ngiye kukubaza, icyo gihe ukimara kwakira amakuru ko yagiye hanze atagusezeye, ababyeyi bawe nta kintu baziho ku kintu kijya mbere, watekereje ntabwo waba warigeze utekereza ko ngo se niyahure, ese nyikuremo, ese mbibwire ababyeyi bigende biti? Ibyo narabitekereje, urumva ninjye wibazaga nkanisubiza, ninjye wibazaga ikibazo nkaniha n'igisubizo cyacyo, kuko nta wundi muntu nari mfite mbwira ibyanjye byose. Narabitekereje, numvaga najya no kwiyahura, ariko nkumva ahantu hafi byibuze najya hariya 12 urahazi, ahantu hari amazi, natekerezaga kujya kwiyahura cyangwa nkagura kiriya kinini cy'imbeba. ubwo nagerayo nkicara nkatekereza, kongera ugataha, kongera nkataha, abeshya mu rugo ngo ngiye kuvoma amazi. Hari ahantu twavomaga amazi kuri pompe, ababeshya ngo ngiye kuvoma amazi yo kunywa, nagerayo nkirirwayo, ntekereza kwinaga muri 12. Nirirwaga ndira nkarara ndira, amashuka yarabaye amarira gusa. byari byoroshye. Igihe cyaje kugera, ndi maze kugera amezi 4 5 muri 5 gutyo. 5 ababyeyi bawe batarabibona? 5 ababyeyi banjye bari batarabibona, kuko ninjye nibeshaga kwihangana, nkizirika mu nda, nkizirika nkambara imikandara, nkafunga mu pantaro. Urumva nyine nta wundi muntu nari mfite nabibwira. Iyo nza kubibwira muzehe byari kuba nabi cyane, aba yarahise anyirukana cyangwa akanankubita kanyicaye ndikanavamo. Ndibuka umunsi muzehe abimenya, ko ntwite inda ifite amezi 6. Yarankubise noneho ngezeho inkoni zindembeje na basaza banjye. Ndavuga nti noneho ngiye no nkajya ntega ninda kugira ngo byibuze niba ko yakubitamo n'umugeri, ndebe ubyibuze ko yanavamo. Ariko ngiriza imbuto ntirimungwa, wasanga ari we perezida wazazongo, kandi ngo nizanyishe zandembeje, ndayanga kuvamo. Muzehe afata umwanzuro wo kunyirukana, ariko mama we yumvaga ntagenda. Nari mfite na musaza wanjye mukuru, musaza wanjye mukuru aranyanga, nta namwe nakerekeza, bose baranyanga. usigara uri igicibwa mu muryango, utwitura umwana, umuntu waguteye inda ntabwo akiri mu Rwanda ngo agufashe, nta muntu ufite wo guhungiraho. Basaza banjye bakuru nta n'umwe wanyumvaga. Sorry. Ntabwo byoroshye. Ihangane. Ubwo naje kugeraho ba mu rugo, ndagenda ndatorongera nyine. Ahandi hantu nari mfite ho kuba, ntekereza ahantu naba biranshobera. Ndaranze iminsi 3 ntarya, utwite utarya, nta kintu mfite. Ntabwo ko wenda mu Mutara, wenda we yabasha kunyumva, ashobora kukumva, akamfasha byibuze nkabyara, hazakomezanya n'ubuzima. Wenda narabyaye ubuzima bukangora, byibuze nkagira naho mbyarira. Ukimara gukubitwa, icyo gihe ukubiswe nibwo banakwirukanye 3 ku gasozi twite. Ntabwo byari byoroshye. Wigira inama yo kujya kwa nyogokuru wawe, uvuga ati wenda wazanyakira? Yego,